urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo ukwizera n'uburyo gukora. Turasoma Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere, aravuga hati: kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Abantu benshi bagira urujijo rumwe na rumwe ku kwizera n'uburyo gukora. Kenshi baravuga bati narasenze, narizeye, ariko sinabonye ibyo nasengeye. Icyo ni ikintu cya mbere cyerekana ko badasobanukiwe icyo kwizera ari cyo n'uburyo gukora. Ukwizera ni ukugira ibyo wiringiye, ni igihamya y'uko ibyo utabona bihari. Ibyo bivuze ko kwizera kwita ibyo wiringiye ko bifatika, ko ibyo wiringiye ubu bihari. Ibyo bivuze ko iyo uvuze ko ubifite atari ukugira ngo ubibone, ahubwo uba uzi mu mutima wawe ko wamaze kubibona, kubera ko kwizera ari igihamya cy'iby'ukuri bitagaragara. Urugero, niba usabye Imana akazi cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose, ntukavuge uti ndategereje, ndizeye ko kazaza, ahubwo vuga uti namaze kukabona. Haleluya. Niba udafite icyo gihamya imbere muri wowe, bivuze ko ibyo ufite atari ukwizera. Ukwizera nyakuri ntikujya gushidikanya, ntikujya kugerageza gukura ikintu ku Mana. Ukwizera ni igihamya, ntikubona cyangwa ngo kwemere ko bidashoboka. Ukwizera ntikubaza guti kubera iki ntabibonye, kubera ko kwizera kuba kubifite. Umwami Yesu yaravuze ati ndababwira ukuri yuko mwaba mufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi mutiva hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ibi twabisanga muri Matayo ibice 17 umurongo wa 20. Urugero, nyuma yo kwatura ko wakiriye gukira mu izina rya Yesu, ntugakomeze kugenzura ngo urebe niba ibimenyetso bigihari. Kwizera ni igihamya. Ntushobora kuba ufashe gihamya maze ngo uravuga uti sinabibonye. Ukwizera ntikubaza guti ese none, ese bizabaho gute, cyangwa ngo ni gute bizangeraho. Ukwizera kuba kuzi yuko byamaze kubaho, bityo rero kuvuga ndetse kucyitwara nk'aho bihari. Haleluya. Dufite igitabo cy'ingenzi cyitwa uko watuma kwizera kwawe gukora. Ni igitabo cyihariye ku buryo wakoresha ukwizera kwawe maze ukaganza ibikubaho, ugatsinda buri munsi mu buzima. Tumiza igitabo cyawe mu bubiko kuri application ya telefone yitwa Rhapsody. Haleluya. Hari igitabo cyagufasha kumenya uko wakoresha ukwizera kwawe. Iki gitabo wakibona ukoresheje application muri telefone yawe yitwa Rhapsody, cyangwa ukaduhamagara kugira ngo tukuyobore uburyo wabikoramo. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe gusenga iri sengesho nanone. Ndavuga nawe usubiremo uti: Data mwiza, ngendera mu kuri kw'ijambo ryawe, sima urwaho gushidikanya, nkomera ku kwatura kwanjye ko kwizera ntanyeganyega. Nemejwe neza n'ijambo rirebana n'amagara yanjye, gutunganirwa kwanjye, gutsinda no gutera imbere kwanjye ndabihamya. Ndashima kubw'ubuzima bwo kwizera wampamagariye kubaho, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Abakorinto ba 2
ibice 4 umurongo wa 13, Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 23, Abaroma ibice 10 umurongo wa 17, na Mariko ibice 11 umurongo wa 22 kugeza kuri 23. Haleluya! Niba urimo kumva nanone iyi nyigisho ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagukangurira kubikora muri iri sengesho rigiye gukurikiraho, kugira ngo uko kwizera uhabwa kubashe gukora imirimo n'ibitangaza muri wowe. Imana ibaha umugisha nawe ubutaha. Haleluya! Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya! Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya! Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo: 07 9 4 000 91. Imana ibaha umugisha naho ubutaha.